ushobora kuba ibi tugiye kuvuga warabibonye cyangwa se byarakubayeho, aho umuntu uzi neza aba asanzwe ari umuntu witwara neza, umuntu witonda nk'uko babivuga, rwose ari umunyamahoro ku buryo abamuzi benshi bavuga bati kanaka ni imfura y'u Rwanda. Ariko ibeshya umugaburire watinze cyangwa se umuvugishe mu nda harimo ubusa. Muri ya masaha twese tuzi ibifu byacu biba bidusaba cyane, nibwo ubona isura ya nyayo y'umuntu. Isura irahinduka, agakanura amaso, akavugana umunabi, ukaba wakeka ko isura urimo uvugana nayo atari icumbikiye roho usanzwe uzi, kandi ubwo ntakubwira nabi kubera ko umubwiye ikintu kibi. Ashobora kuzakuka inabi kubera ko umubajije ikibazo cyoroshye nko kumenya wenda aho imfunguzo ziherereye, kumubaza gahunda mwari mufitanye n'ibindi. Ibi byatubagaho twese akenshi tukiri mu mashuri. Wataha ugasanga bitarashya ukigira intare. Bakubaza ibyo mwize ugasubizanya umunabi n'umujinya kubera ko ibyo kurya bitarakugeramo, ariko wamara kurya ukaba umuntu mwiza. Ushobora kubifata nko gukabya, ariko ni ikintu kiba ku bantu benshi, baba bakuru cyangwa se abato. Nuvugana n'umuntu akagusubizanya umujinya udasanzwe, uzabanza umenye niba yariye, kubera ko umunwa wariye ntabwo wihuta mu kuvugana umunabi. Hano twinjiye muri siyansi, kubera ko abashakashatsi batandukanye babikozeho ubushakashatsi, baza gusanga hari aho bihuriye n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Babonye iki? Reka tubivugeho. Hari ubushakashatsi bwigeze gutangazwa mu kinyamakuru cyandika kuri siyansi kitwa PLOS, bwashingiye ku nyigo yari imaze igihe ikorwa ku bantu runaka, bagakurikirana imyitwarire yabo umunsi ku wundi. Baje gusanga inzara yongera umujinya n'umunabi mu bantu. Ubusanzwe umubiri w'umuntu ukenera ingufu nk'uko batiri ya telefone cyangwa se ikindi cyuma ikenera umuriro. Igice gikoresha ingufu nyinshi mu mubiri w'umuntu ni ubwonko, kubera ko bwo bukora igihe kinini twaba turi maso cyangwa dusinziriye. Ingufu z'umubiri zituruka mu cyitwa glucose, hari abayita isukari, ariko nyine niyo ivamo amashanyarazi atuma ibice by'umubiri wacu bikora. Iyo uriye ibyo kurya, umubiri urabicagagura ugakuramo glucose, hanyuma umubiri ugatembereza iyo glucose mu turemangingo n'utunyangingo. Iyo glucose ikamera nka essence cyangwa se mazutu mu modoka. Iyo rero umaze umwanya munini utarya, umubiri utangira gukoresha glucose wibitsemo kera kugira ngo ubone ibyo ukoresha. Ni nko kuba utashyize essence mu modoka, byayishobora ikajya gukonoza. Reka dufate ubwonko n'icyicaro cya guverinoma yitwa umubiri. Iyi guverinoma ikorera muri wowe, ikaba ifite amashami akora neza. Minisiteri n'ibigo byayo bikora neza kubera ko guverinoma ifite ingengo y'imari ihagije. Ubwo ingengo y'imari ni glucose cyangwa se mazutu y'umubiri. Iyi ngengo y'imari hari kandi ihagije, amashami yose ya guverinoma aba akora neza. Ni hamwe uzajya ku biro bya leta bakakwakira neza baseka, wishimye. Uzajya gusinyisha impapuro ku muyobozi azisinya yishimye. Nuhura n'ushinzwe umutekano mu muhanda muganire ataguhutaje. Ariko iyi ngengo y'imari ya guverinoma ibuze cyangwa se ikaba nke, ku buryo ya mafaranga yatumaga serivisi zitangwa neza aba make. Ushobora kuzagera ku biro bakakubwira ko nta internet ihari, bakakubwira ko impapuro zashize cyangwa se ko imashini zitarimo gukora neza. Hari n'aho umuriro uzabura bafunga ibiro bitahire. Uko ingengo y'imari ibura, amashami yose agahungabana, niko bigenda iyo umubiri w'umuntu ubuzemo glucose. Ibice byawo bitangira gukora nabi, kwihangana kukaba guke. Muri make, ubwonko bugatangira kurwana no kugenzura amashami yose bushinzwe gukoresha, hakabamo amashami ananirana agashaka kwivumbura, ariko ubona imyitwarire irimo n'umunabi. Gusonza kose ntabwo bihita bisobanura ko isukari mu mubiri itangira kuba nke, ariko ko igenda igabanuka ukamara umwanya munini utariye, bigeraho bigakabya, na ya yindi umubiri wibitsemo ikaba nke cyane. Nibwo umubiri uzatangira gutanga ibimenyetso by'uko ukeneye indi sukari, ukabikubwira inzara ikurya, ugatangira gutitira, gutumbira ikintu kimwe ngo abe aricyo werekezaho umutima bikakunanira. Umuntu agatangira kugira umunabi cyangwa se umushiha, kubera ko inzara imumereye nabi. Ibi ngibi bijyana n'imyitwarire y'umuntu akenshi, ugasanga atangiye kumva ibintu nabi cyangwa se akabyitwaramo nabi. Wamubwira ibintu birimo gutebya ngo museke, wakagira ngo uramututse cyangwa se urakomeje. Watinda kumukorera icyo agusabye akagira ngo uramusuzuguye. Wakora ikosa risanzwe wakabigira birebere. Hari ubwo aba atari we, bimwe mu bice by'umubiri we bishobora kuba byamuganje bikaba birimo kwikoresha atari ubikoresha. Banza umenye niba yariye. Ni byiza hano gukoresha urugero rufatika. Umugabo uvuye mu rugo kare mu gitondo adafashe ibyo kurya bya mu gitondo, atisha umwaku nk'uko bakunda kubivuga, agiye mu kazi wenda yitabiriye inama igatinda kugera saa 7 n'igice z'amanywa. Saa 7 n'igice nyuma y'uko bavuze ku ngingo ya nyuma,
umwe mu bitabiriye inama agahaguruka akabaza ikibazo ati mwansubiriramo bimwe mu byo mwagarutseho. Ushobora kwisanga wari umaze kuvuga ibyo ngibyo ari nawe ubajijwe ikibazo asubizanyije umunabi, cyangwa se ukabyumva ko asubije yikiza ngo ubajije amuve mu maso. Hari n'ubwo wumva andi majwi ajujura ku ruhande, wumva ko abantu batishimiye ko abajije ikibazo kandi yaba yakibajije mbere amasaha akimeze neza. Birashoboka ko washoboraga gusanga ntacyo bitwaye. Ibi benshi mu bize mu mashuri yisumbuye cyangwa se abanza barabizi. Isaha yo kujya kurya yarageraga abanyeshuri bagafunga amakayi. Mwarimu akamera nk'urimo kubwira abantu badahari. Abigeze kwigisha amasaha yo kujya kurya yageze. Birashoboka cyane ko ibyo mwigishije bitinjiye uko mwabishakaga. Mu rugo umubyeyi ashobora kuba atetse mu gihe amasaha yo kurya yageze. Abana bari mu mbuga bakina. Guteka umubyeyi arimo kubifatanya n'indi mirimo nko gukubura, kumesa n'ibindi. Akazi muri make kabaye kenshi kandi nawe ashonje nubwo ari utetse. Umwe mu bana ashobora guhaguruka agiye kubaza nyina niba ibyo kurya byahiye, nyina akamusubizanya umunabi. Atari ko mwigize ibiki? Urumva kano kanya ibyo kurya byaba bihiye biriteka se? Ntabwo icyo gisubizo ahanini giterwa n'uko uwo mubyeyi yanga umwana we, ahubwo ashobora kubiterwa n'amarangamutima atabasha kugenzura kubera ko mu gifu nta kirimo. Ubwonko bwabuze isukari ihagije ituma bugenzura imyitwarire n'imikorere y'ibindi bice by'umubiri. Umwanditsi Robert Sapolsky yanditse igitabo yise Why Zebras Don't Get Ulcers, asobanura ko umuhangayiko iyo ubaye mwinshi ushobora guhindukamo imyitwarire cyangwa se imigirire igaragarira buri wese. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu akubwira ko ahangayitse kugira ngo umenye ko afite ikibazo. Ushobora kurebera ku myitwarire ye, ushobora kurebera ku mikorere ye, imivugire ye, ukaba wamenya ko runaka afite ikibazo gikomeye, ko ahangayitse. Inzara rero ni imwe muri ibyo bishobora gutera umuntu kuba umurakare cyangwa se umunyamunabi. Umubiri uba umubwira ko hari ikibazo kiwurimo gikeneye gushakirwa igisubizo. Niba utangiye kubona uvugana umunabi, genzura ko wariye. Niba hari imyanzuro urimo gufata ukabona ntabwo iniza wifatira cyangwa se ntitanga umusaruro, cunga neza igihe uyifatiye. Niba ukoresha abakozi ukabona umusaruro wabo ni muke cyane, banza urebe ko bariye, kubera ko ibyo kurya ni ikintu gikomeye mu buzima. Abahanga mu by'ubuzima n'imitekerereze batanga inama yo kwigengesera mu gihe uhitamo umwanya wo gufatiramo imyanzuro ikomeye. Niba ugiye kuganira ku madeni ufite cyangwa se ugiye gufata, cunga neza ko igifu cyawe kimeze neza. Hano niho ushobora kuzabona umuntu agiye kuri banki cyangwa se aho batangira inguzanyo bakamusinyisha inyandiko atabanje gusoma, agasanga inyungu azabungukira kuri iryo deni zikubye inshuro 10 ayo bamuhaye. Ugasanga umwana aje kukubwira ikibazo afite ku ishuri kijyanye n'amafaranga y'ishuri n'ibikoresho byashize, ukamusubizanya umunabi ngo akuve mu maso, kandi wenda bureke bakora ibizamini. Nadatsinda icyo kizamini azatsindwa asibire. Uzishyura amafaranga menshi umutesheje umwanya uruta kuba mwari gusubika icyo kiganiro afatiyemo imyanzuro yo kutamwishyurira. Gufata imyanzuro ikomeye ubizi ko ushonje babigereranya no gufata umwanzuro ku gahato. Ni nk'igisambo kigusaba gutanga ijambo ry'ibanga ryawe cyangwa se umubare w'ibanga wa mobile money kigufatiyeho imbunda. Ni bibi cyane. Amakimbirane abashakanye bakunze kugirana hari ubwo adaturuka ku makosa yumvikana, ahubwo akenshi bakajya mu biganiro batariye cyangwa se umwe muri batariye. Icyo uvuze mugenzi wawe ashobora kucyumvamo ibindi utashakaga kuvuga, rukabura gica. Mubanze murye ubundi muganire. Inzara n'ubwumvikane cyangwa se ubwenge ntibikorana, niko bamwe bavuga. Icyakora none ntabwo gusonza ari ubwitwazo bw'imyitwarire mibi. Hari n'abavuga nabi bahaze nubwo atari benshi. Kabone kandi niyo waba ushonje, inzobere mu by'imyitwarire zishishikariza abantu kumenya imibiri yabo bakabasha kuyigenzura. Niba uzi ko urakazwa n'ubusa iyo ushonje, irinde kujya impaka ushonje, cyangwa se nunazijyamo ubanza ugire icyo ufata niyo cyaba gito, kugira ngo ubwonko bwawe bubone icyo buvomamo agasukari. Niba ugiye mu nama ziza kumara umwanya munini kandi bataza kubaha ibyo kurya cyangwa se kunywa, itwaza utuntu tworoheje waza kurya. Irinde kujya mu biganiro biza gufatirwamo imyanzuro ikomeye kandi ubizi neza ko ushonje, kubera ko byanze bikunze bishobora kuza kugira ingaruka ku myanzuro iza gufatwa, kandi imyanzuro iyo ifashwe nabi n'umusaruro wayo uba muke cyangwa se ukaba ntawo. Ngiyi impamvu imibiri yacu iteye ukwayo, ariko tukaba dusabwa kuyimenya neza. Niyo ubwonko bwawe usanzwe butekereza neza, iyo ushonje bishobora kubangamira imitekerereze yabwo. Nubwo waba uzi ko umuntu yitwara neza, iyo ashonje ashobora kwitwara ukuntu bikagushobera. Ushobora kwandikira umuntu kuri WhatsApp umubaza akantu gasanzwe, yagusubiza ukagira ngo telefone bayimwambuye. Jya umenya niba yariye. Ibyo kurya rero ni ikintu gikomeye mu mibereho yacu.
hari abantu bakunze kubikerensa bakumva ko bakoze akazi kenshi bakibagirwa kurya aribwo bakoze ibitangaza ugaterwa ishema no kuba utajya urya kandi ushonje. Hari abahanga bavuga ko umwana wahawe ifunguro ryuzuye ku ishuri abasha kwiga neza, agakura neza kandi agatanga umusaruro uhagije haba kuri we no ku gihugu. Hari ubushakashatsi bwakorewe mu Bufaransa mu 2013 bwagaragaje ko ifunguro rya mu gitondo rituma umubiri wongera gukora neza nyuma y'amasaha menshi nyina waryamye. Bavuga ko iyo umuntu abyutse aba agomba kurya kugira ngo anabyutse imikorere y'umubiri bita mu Gifaransa metabolisme. Muri iyo mikorere y'umubiri we niho umuntu atakaza ibiro n'ingufu kubera ko umubiri uba wongeye gusubira mu mikorere yawo usanzwe. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo biziranwa akanyamuneza. Nta mururumba aba afitiye ibyo kurya, ntabwo aba akeneye ibyo kurya byinshi bitewe n'ifunguro yafashe mu gitondo. Bavuga ko ibinyampeke n'ibibikomokaho ari ingenzi cyane mu mafunguro ya mu gitondo kubera ko bifite intungamubiri zitinda mu maraso. Ubusanzwe mu mico myinshi ifunguro rya mu gitondo riruta cyane irya saa sita cyangwa se iry'umugoroba. Hari abahanga bavuga ko mu gihe ubifitiye ubushobozi atari byiza kudafata cyangwa se gusimbukira ifunguro kubera ko bishobora gutera isireri cyangwa se kubabara umutwe ndetse no kugabanya ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza. Raporo y'ikigo Public Health England igaragaza ko gufata ifunguro rya mu gitondo bifasha ubwonko gukora neza. Byongeye kandi kurya indyo yuzuye mu gitondo bifitanye isano no kugabanya ibyago byo kongera ibiro, kugabanya indwara z'umutima mu gihe abana bibafasha gukura neza, kwiga batekanye ndetse no kugira umurongo w'imirire myiza muri rusange. Ifunguro rya saa sita naryo rifasha umubiri kubona izindi mbaraga zigufasha gusunika umunsi. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoresha. Naho ubutaha.